icyo uzaba ntaho kijya pe. Mwabonye ko uwitwa Sara ndetse n'uwitwa Teta bari bashatse kwica Swara gusa Imana ikinga akaboko. Ese koko bakobwa kubera iki abantu ari abagome bigeze ahangaha? Teta rwose arizirika ku rukundo, bene aka kageni bigeraho bashaka gukenyura Swara. Gusa mwabonye ko uwitwa Sara yari yagiye gushaka uburozi bwo kwica Swara, Imana iza gukinga akaboko. Mu by'ukuri ubwo bamushakaga ngo bamutamike uburozi apfe, Imana irahaba kuko twabonye ko Swara yageze kwa Papa Gerard, bityo n'amahirwe yo kongera kubonana na Gerard ashobora kwiyongera. Ibi byose rero abangaba bakora barimo barata igihe, icyo Imana yakuvuzeho ntaho kijya mu by'ukuri, cyane cyane ku bakunda Bibiliya ndetse n'abasenga aho turajyana neza gatanu kandi muranyumva vuba cyane. Ese koko ibi birakwiye mu by'ukuri? Mukunzi w'iyi filime Intambara y'Ubuzima, uyu munsi rero episode 43 ikaba yabagezeho ku isaha y'isa 3 n'igice za mu gitondo, tunakomeza gukurikira episode 44 rwose iri busohoke ejo ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 n'igice za mu gitondo. Nanone nk'ibisanzwe kuri YouTube channel Josimo Films, episode twababwiye ko tuzajya tuyibaha buri munsi, kandi mukomeje kuryoherwa namwe mutwereka imbamutima cyangwa se commentaire zanyu, ibitekerezo byanyu rwose murabitanga, niyo mpamvu natwe tutazahwema kuyibagezaho kuko twarabibasezeranyije. Rero mureke turebe bimwe mu byaranze episode 43 twabahaye kuri uyu munsi. Mu by'ukuri tunareba ibiri burange episode 44 iri bubageraho ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu tugira ngo mutange ibitekerezo byanyu muri commentaire, mutayipinge, mu by'ukuri mugire icyo mubivugaho mu byo mwabonye, kandi mutange n'ibindi bitekerezo kuko nibyo bituma dutegura next part cyangwa se agace gakurikiraho. Mu by'ukuri uyu mukobwa Teta ibi birakwiye mu by'ukuri kugeraho ashaka kuroga umukobwa mugenzi we bitewe n'uko azira gukundwa. Rwose Swara nta kindi azira, arazira yuko Gerard yamwikundiye kurusha Teta, bityo kandi yari yafashe n'irembo kuba Teta. Gusa rwose urukundo rujya aho rushaka ntabwo baruhatira. Gusa ibi birababaje cyane ko nanone Swara yaje gutabazwa kuko twabonye ko yari yigendeye uburozi, rero bivuze ko bwapfuye ubusa. Reka tunarebe ku rundi ruhande. Mu by'ukuri uwitwa Rwema nawe akomeje kuba mukangaratete, akomeje kuba mu katebo k'uburibwe, dore ko yahuye n'uwitwa Junior, muzi ko ari we wahimbye impapuro mpimbano zo gukura aba bana mu nzu yabo babagamo. Filime igitangira ubwo mama wabo nyakwigendera Julienne yapfaga yishwe nanone na Rwema, mwabonye ko ari we wari ubyishe inyuma. Rero nawe akaba yahamutse, akaba yaje kubwira Rwema amusaba imbabazi rwose, amubwira ko adashaka ikindi kintu cyose cyazongera kumuhuza nawe kuko bidatinze ashobora kuzamushira n'aka kangaratete, ugasanga nawe akurikiranywe n'inzego z'umutekano. Gusa rero nanone twabonye uwitwa Rwema abwiza umugore we Sara, mu by'ukuri ntabwo amubesha bose kuko ni abagome, abyakira nk'ibisanzwe. Yamubwije ukuri ko uwitwa Richard mu by'ukuri yamubesheye ko biriya byose yavuze ko hari ukumuharabika kugira ngo yivire muri gereza, bityo amusigemo, dore ko amurusha no kumufuka rwose, agize icyo avuga yawugumamo. Rero mwabonye ko uwitwa Richard na n'ubu ari muri gereza, naho Rwema we yaratashe. Mu by'ukuri yamutabye mu nama, yaramuhemukiye kandi ariyo nshuti magara yari afite. Mu by'ukuri birababaje cyane, gusa nabyo mugira icyo mubivugaho. Ariko nanone twakomeje kubona ibitekerezo bya bamwe na bamwe bavuga ko Rwema n'ubundi azawusubiramo kuko iminsi y'igisambo ni 40. Ibi byose akora ashobora kugira ngo arushe abandi ubwenge, bityo bikazamugaruka. Ibyo rero biratuma duhita dukubita ku ngingo tubangura yuko Papa Swara yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, yagiye ku gituro cya nyakwigendera umugore we Julienne, avuga ko uhishe inyuma y'ibyo byose mu by'ukuri azabona ishyano cyangwa se agiye kugatora. Mu by'ukuri witwa Papa Swara ubwo yagarutse byose from A to Z azaremba abimenye, kuko uwitwa Feza azamubwiza ukuri. Feza we tuzi ko ari umwana mwiza, mu by'ukuri ntabwo abesha, kandi rwose yabaye hafi aba bana Swara ndetse na Bruno. Iyo atahaba Feza nta nubwo baba bagihumeka umwuka w'abazima, nabo Rwema yari azabakurikiza mama wabo. Rero Rwema nta mahirwe menshi tumuhaye yo kuba mu isi yo hanze, ashobora gusubira muri gereza bitewe n'ibyo yakoze, kuko vuba aha cyane araje yangare rwose asubire ku muhanda gusabiriza, kuko Papa Swara yagarutse kandi imitungo niye, byose ni ibinyoma, iteka ukuri gutsinda ikinyoma. Reka tuve kuri iyo ngingo nabwo twanarize tunasoza twigira ku ngingo y'uwitwa Swara wagarutse mu rugo kwa Gerard. Mu by'ukuri Papa Gerard yakoze amahano, ni umugome cyane uyu mugabo, ni inyamaswa mbi cyane mu by'ukuri gutera Swara inda. Swara akaba yarakunzwe n'umuhungu we Gerard, iri ni ishano ntaho bizavugwa mu by'ukuri. Ese Gerard kakunda Swara byanyabyo, naramuka abanye na Swara urumvira ishano rizavugwa he? Mu by'ukuri kurongora umukobwa papa wawe rwose yaramugutanze, bityo yanaramuteye inda, birababaje cyane. Gusa
uwitwa Papa Gerard twabonye atera Suwara ubwo bamubwira ko atagomba kubivuga ko buri kimwe cyose azakimumenyera ariko ntiyigere amuvamo nyine ntavuge amabanga bafitanye. Mu by'ukuri twabonye ko bitazoroha. Twese rero reka duhange amaso episode ya 44 turi busohore ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 n'igice rwose za mu gitondo. Episode 44 iraba yahasesekaye kugira ngo tubahe ibyishimo. Ibi byose tubikora ku bwanyu ariko nanone tugira ngo uduhe igitekerezo cyawe muri commentaire. Murabizi ko ikiganiro tumaze kubimenyera uyu muyoboro twiyemeje kujya dushishaho iki kiganiro cya filime Intambara y'ubuzima cyangwa se ubusesenguzi bwa filime Intambara y'ubuzima kugira ngo tuganire, mwandike ibitekerezo byanyu utubwire uko mubyifuza muri commentaire. Tuba duhari 5 kuri 5, iyo wanditse commentaire turagusubiza cyane. Gusa iyi filime rero ni filime y'uruhererekane twiyemeje kujya tubagezaho kandi twakubwira ngo mukomeze kuryoherwa aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda, Afurika, Amerika, Europe, Asia, ibwota amasimbi n'ahandi hose waba udukurikira uherereye. Komeza kugubwa neza. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kandi ugatanga igitekerezo cyawe muri commentaire, ukibuka no gukora share kugira ngo iki kiganiro kigere ku bandi kandi nanone dukomeze kubana muri filime Intambara y'ubuzima. Turabakunda cyane aho muherereye hose, gusa kugenda udatanze igitekerezo cyawe rwose bitwereka ko ibyo tubaha nta mumaro bibagirira kandi turabakunda cyane, nawe ukomeje kutugaragariza urukundo. Reka tubabwire ngo duhure muri episode y'ejo rwose ya 44 kuri YouTube channel GSM Films kandi twizeye yuko muzaryoherwa.